Hello guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency. Abantu benshi cyane bari kunyandikira inbox bambaza ngo ese Wix tubikura gute kuri mobile money, amafaranga baduhaye tuyabikura gute. Ikindi nimba uri mu bantu batayabonye nyine menya kubwo sinzi erere wakoze, ariko inzira nakweretse abazikoresheje bose hafi ya bose bayabonye. Ubwo bakoze rero mwihangane, tuzabashakira indi opportunity y'ubuntu niboneka. Hanyuma ni gute wayabikura, icyo nicyo kintu mwahereye kare mumbaza. Rero amafaranga atari kuri spot, amafaranga bari kuyaduha kuri future wallet y'iyi Wix, turi kuyasanga kuri future wallet. Kuyakuraho ngo tuyazane kuri spot biri kugorana. Okay, no kuvuga ngo muri kubona ngifite amadolari 6, ubwo ngiye muraza kumenya impamvu nagize amadolari 6 ntafite 5. Nuko nakoze ibyitwa trading birumvikana. Ngiyewe aya madolari 6 nagerageje kuyakura kuri spot, kuri future, kugira ngo nyashyire kuri spot nyine tuyagurishe nk'ibisanzwe, cyangwa tuyakonvatemo ubundi bwoko tuyagurishe. Biza kwanga, ariko kuba byanze si ukuvuga ko utayafite, si ukuvuga ko utayabyaza umusaruro. Kuyabyaza umusaruro guhari no kuyatradinga akaba menshi, cyangwa ukayatradinga bikarangira nyine yose ahombye nimba nta skills za trading ufite. Ejo nafashe position ya Bitcoin, na tradingishije nkora order ya short kuri Bitcoin ejo. Ninjira ku 80 nsohokera muri 79,800. Nari nakoresheje leverage ya 20x. Hanyuma realized profit kuri ya madolari 5 yari $1.1984. Ubwo inyungu yari 24% niyo profit nari maze kubona. Rero iyo niyo mpamvu muri kuza mugasanga hano nge nagize amadolari 6 mugiye mufite 5. Hanyuma uribuka ko iyo tukanze kuri ikimenyetso cya plus, hano hari ikimenyetso cyo guteranya, uri kukibona hano, sinzi niba uri kukireba neza mo hano. Iyo tugikanzeho gutya, no kuvuga ngo tuba dufite option zo kuba twavana amafaranga kuri spot tukayashyira kuri future, cyangwa tugakoresha akaga fresh tukagakandaho bikicurika nyine, tukaba twafata amafaranga ari kuri future trading tukayashyira kuri spot trading. Hanyuma muri kubona ko hano hari amadolari 4.88, ntago nemerewe kuyatransfera kubera kari ya bonus, ariko hari andi madolari nemerewe gutransfera nyine agendanye na profit nabonye muri trading. Muri kuyabona available ni $1.1984. Ayo niyo nemerewe kuba na transfera. Rero mu gihe wabashije gutradinga bigakunda, nawe ushobora gutransfera nyine ukagurisha. Aya madolari 5 ushobora kuyakoresha akabyara 100, nabyo ni ibintu bishoboka. Okay, right now nyine ugomba kuba ufite skills mu bijyanye na technical analysis y'ibintu nyibyo birumvikana. Hanyuma nk'aka kanya Pi network ndi kubona ko irimo irazamuka mu gaciro, byanze bikunze ishobora kuza gutaninga ari uko igeze kuri uriya murongo naciye. It's my probability. Hano nyine turi gukora small pullback ya gutya. Ishobora kutaza kugera kure, then tukazamuka tukajya kwatasha mu $1.9788, sibyo? Nkaha ngaha nyine ushobora kuza ukabuza icyerekezo cy'isoko, ukaribayinga cyangwa ukariseringa muri future, nyirango ibyo murabizi. Hanyuma wamara kunguka ukagurisha inyungu nyine ukabikura. Hanyuma rero tutarakomeza n'ubundi urugendo rwo kumayininga rurakomeje. Kumayininga ntago bivuze ko projet naguhenga umayininga ibishobora kugera ku isoko, ariko nyine igeze ku isoko wayitangiye mu bambere, babyita gufata risk cyangwa gufata umwanzuro mu bambere, icyo gihe ubona profit. Nimba iyi mining utari kuyikora rero, kandi ari mining isa nkaho igaragara ko ishobora kuzagira umumaro, uri kumva ko uri mu mandazi. Nimba waratangiye kumayininga ukaba waracitse intege, nawe ubwawe wagakwiriye kwigaya, kuko nta kintu wabona nyine utakoze, udakora ntakarye. So iyi mining muyikore guys. Hanyuma tugarutse hano rero, aya nemerewe kubikura, nshobora gukanda hano kuri all, yes, then nkakanda kuri confirm, nkongera nkakanda hano kuri confirm. Uri kubona ko hari amafaranga abaye funded transferred out. Okay,
niyo mpamvu future yanjye mubona isigayeho amadolari 4.88. Ntabwo nemerewe kuyabikura, ahubwo ngomba kuyatradingisha kugira ngo ndebe ko yampa profit, right? Reka nya tradingisha random muri wenda mbere ku buryo bakora order. Wenda urugero nimba ngiye gutradinga nk'iyi, no urugero ntimuze kubikoresha mwe mu kurisha analyze zanyu. Pi USDT ndahitamo nyine leverage, ubuvuduko wo kunguka cyangwa guhomba, like reka nkoreshe wenda nka 15 kuzamura umuvuduko mwinshi niko wunguka vuba cyangwa gahomba vuba, hanyuma ukazamura niba byose ushaka kubishora ukageza 100%. Okay, hanyuma ukaza hano ukareba nimba ugiye kwinjira ku giciro gihari, ukareba ku cyo bita market order, apana limit order, nyine ugomba kuba arimo market order. Hanyuma ukaza nimba ari position yo kuzamuka ugakora long. Ngereka nkore position yo kuzamuka. Okay, muri kubona ko ahangaha mba ndangije kwinjizamo order, uvuze ngo ya madolari ngaya niyo margin niyo capital, mba ndangije kuyinjizamo akunguka ROI, return on investment, cyangwa se akanahomba. Okay, hanyuma iyo yose udakeneye kuyahomba kandi wamaze kuyakoresha order, uba ushobora gusetinga n'ibyitwa TP&SL, take profit na stop loss. Niho kanda, hanyuma warangiza ukaza hano TP ukandikamo igiciro cya Pi wifuza kuza gufatiraho inyungu. Wenda reka tuvuge ko nifuza gufatira inyungu ku $1.8. Yego, gaho winjiriye baba bahakwereka naho isoko rigeze uhareba. Ngereka mvuge ko nshaka gufata profit wenda ku $1.8. Uri kubona nimfatira inyungu ku $1.8 ndaba nungutse percentage y'ijana na 36%, ubwo ni amadolari 6.45. Hanyuma nkashyiramo na stop loss, ngavuga wenda nibimanuka bikagera ku $1.6 wenda 6. Yego, 6. Yego, nibigera ku $1.6 byuzuye, hano ndaba ndangije guhomba amadolari 2. Wibuke ko igishoro cyanjye ari amadolari 4, ubwo bahita bansubiza 2. Okay, reka nkande kuri confirm. Aka kanya nyine mba ndangije gukora order. Ya kugurisha ayo macoin no kuyatradinga birumvikana. Nimba ari utazi gutradinga, shaka ukuntu byiga. Nimba ukeneye ko wagurisha ayo macoin nyine birumvikana tu. Hanyuma abantu mumbwira ngo nababwiye ibintu bidakora birakora, ahubwo skills zawe nuza gusanga ari nkeya. I'm so sorry for that, umbabarire nyine usubire ku soko wige tu. Hanyuma nuko bimeze kubashaka kubikura namwe, nuko nguko byifashe. Ariko tutarajya kure, nukuvanga iyo umaze kubona wujuje yo kubikura ni 10 niyo minimum. Kanda kuri asset yari ya hasi, hanyuma ahangaha ni usanga ingano yawe wemerewe kuba wabikura, cyangwa se hano kuri USDT nyine ukayabona. Ya ni inyungu ya trading nabonye. Hanyuma icyo ukora ni iki, ni withdraw. Ureka mbibereke mutagira ngo wenda hari ikidasanzwe. Hanyuma muri kubona ko ayo mfite aka kanya nemerewe kubikura niya yandi nyine nungutse $1.1.99 kangahe. Ubwo ndacyakomeza gutradinga nari ya yandi kugira ngo uri kubona ko minimum withdraw na amadolari 10. Yes, na amadolari 10 mu gihe utayafite kuri balance ntago wabikura ngo bikunde muri platform ya Wix. Ubwo kugira ngo ubona yo kubikura no kuba uzi gutradinga bihagije nyine ku buryo ari amadolari 5 ya trading ishukunguka. So thank you so much for watching this video. See you next.